nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nyiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Kugirirwa neza n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa n'umukozi w'Imana Pastor Gisagara Frank uyoboye itorero Kabuseri Christian Church cyangwa se icyicaro cy'umutambyi. Iki kiganiro mugikurikira kuri radio Umucyo 102.8 cyumweru guhera ku isambiriza mu gitondo kugera ku isambi 45. Itorero Kabuseri rikorera mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu. Ugihe ukeneye umushumba w'itorero Frank wamuhamagara kuri telefone igendanwa ni 0788400088 cyangwa se 0788469884 ni 0788400088 cyangwa se 0788469884. Turakurarikira kandi nawe kubana natwe mu kiganiro kugirirwa neza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, akomeze kubana na buri umwe wese, abankurikiye bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, bari mu ntara zitandukanye z'igihugu aho radio Umucyo ibasha kumvikana. Ndabashuje mwese kandi mbifurije kugira igitondo cyiza. Imana y'amahoro ibagirire neza kandi baho umugisha. Tugiye rero nanone muri wa mwanya, twinjiye muri wa mwanya mwiza, umwanya w'ikiganiro kivuga ngo kugirirwa neza n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Kugirirwa neza n'Imana cyangwa se kuvuga ku neza y'Imana itugirira ni ibintu tugenda tuganiraho akenshi inshuro nyinshi, twese tuzi kandi twabonye. Buri muntu wese mu rwe ruhande afite uko yabonye neza y'Imana. Ari urwaye muri iki gihe, ndagira nkubwire ngo uhumure kuko hari n'ikindi gihe ugeze kurwara Imana iragukiza. Ari ushomereye muri iki gihe, ndagira nkubwire ngo uhumure, hari ikindi gihe wigeze gushomera ariko Imana nyumiza kuguha akazi ubone neza y'Imana. Cyangwa se niba ari nabwo bwa mbere wenda ushomereye uri umunyeshuri urangije kwiga utarabona akazi, nagira nkubwire ngo hari abashomereyeho kera bazago ubuhamya, hanyuma Imana izakubagirira neza akazi karaboneka. Aho waba uri hose, unkurikiraho waba uri hose mu buzima waba urimo, waba urwaye uko waba umeze kose, nabibwire ngo neza y'Imana irahari kandi Imana yiteguye kugirira neza. Reka rero icyubahiro n'amashimwe bikomeze kuba ibyayo. Tugiye kuganira rero uyu munsi nanone n'ubundi turaganira kuri iryo jambo rivuga kugirirwa neza n'Imana. Mu by'ukuri buriya abagira neza babaho, imiryango ibaho, hari abantu hari nabo nabonye ejo bundi ahanga Imana ibamugisha cyane, uhura nabo bakakubwira ngo ni abantu bafasha gukurikirana cyane abarwayi bari kwa muganga hirya no hino mu mavuriro, bakakubwira bati rero baye ufite icyo bagira baduha tukazageraho kuko nicyo dukora. Hari n'abandi abantu benshi bagira neza, hari umuntu ku giti cyo wakugiriye neza, hari umuryango se wenda runaka wakugiriye neza. Ineza y'abantu nayo turayizirikana, nayo turayibona kuko n'abantu bama bagira neza. Ariko giye uyu munsi cyangwa se ikiganiro tuvuga kenshi kubijyanye no kugirirwa neza cyangwa se kugira neza kw'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 5. Ni turasoma duhereye ku mutwe w'amagambo. Biravuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda kuko Yesu nuko Yesu ajya i Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi muri Heburayo cyitwa Betsida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi, n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Umurongo wa 5, hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38,
Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato, nuko abayuda babwira uwakijijwe bati dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati uwankijije niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati uwo ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? 13. Ariko uwakirijwe ntiyamenya uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Amena. Reka tube turekeye ahangaha. Torero ry'Imana, bashuti bavandimwe munkurikiye, ndagira ngo tuganire kuri iri jambo, hanyuma turebe kugira neza kw'Imana. Hano hantu turarebamo, turavuga ku bantu batatu. Turavuga kuri uyu murwayi nyirizina nkawe ku giti cye, tumurebe muri personality ye, ese we yarameze ate, yitwaye ate muri uburwayi bwe, imyumvire yari imeze gute, cyane cyane ku bijyanye n'imyumvire yari afite muri iki gihe yari arwaye. Noneho tunarebe aba bantu bandi inshuti, abavandimwe babashaga kumufasha kumwitaho, hanyuma tuze kureba noneho na Yesu Kristo waje kumugenderera. Cyane ntabwo ndi butinde cyane ku bantu, ntabwo ndi butinde cyane kuri Yesu, ahubwo giye ndaza kwibanda cyane kuri uyu muntu n'imitekerereze ye n'imyumvire yari afite muri iki gihe cy'uburwayi. Ku bibazo bimwe na bimwe ndimo nibaza, nawe unkurikire neza, hanyuma nawe unyumvire koko niba byaba ari byo nawe niba wajya kubyibaza cyangwa se nawe ubyibazeho. Uyu muntu Bibiri icya mbere turabona ntabwo Bibiliya itubwira n'amazina, ariko nta nubwo itubwira igihe nyirizina yamaze ahangaha aho yari aryamye, ariko itwereka ko yamaze imyaka 38 arwaye. Ntabwo ntekereza ko iyi myaka 38 yose yayimaze hano ku kidendezi. Hariyo yamaze iwabo, hariyo yamaze mu yandi mavuriro, hariyo yamaze ahandi, hanyuma akaba niyo yamaze ahangaha. Iyo si ikibazo cyane. Noneho twibaze ngo ese uwundi uyu muntu bishoboke ko ibyo ari byo yose yari afite famiye, yari afite abantu yavukanaga nabo, yari afite inshuti, cyangwa se wenda yari afite inshuti wenda ntazo yashoboye kujya kwishakira hanze, ariko nibura wenda hari inshuti za famiye yabo. Baramufashije uko bari bashoboye. Niba yari arwaye iyi ndwara akayimarana imyaka 38, byanga bikunda hari serivisi yakeneraga ariko atabashaga kwiha, yahabwaga n'abantu. Ariho nababwiye ngo ni neza y'abantu njye nyemera nkayizirikana, cyane cyane ko umuntu kugira neza ntabwo ari inshingano, si itegeko. Iyo byajemo kuba ari inshingano arabikora, ntabwo yitwa umugira neza. Ariko yitwa umugira neza, kugira neza aba yabikoze nyine mu neza ye, ntabwo yabikoze kubera ko yagombaga kubikora. Hari abantu ibyo ari byo byose, hari serivisi yakeneraga kenshi atabashaga kwiha nkawe nk'umuntu, akazihabwa n'abantu. Urugero wenda ntabwo sintekereza ko yabashaga utarabashaga guhaguruka ngo yijyane mu mazi hariya, ntabwo yabashaga guhaguruka ngo ajye gukora kugira ngo abashe kubona ibimutunga. Muri iyi myaka yabayeho yararyaga, muri iyi myaka yabayeho yarambaraga, muri iyi myaka yabayeho yariyogosheshaga, muri iyi myaka yabayeho yabonaga yakeneraga na korogate, yakeneraga isabune yo koga, yakeneraga amavuta yo kwisiga, yakeneraga utuntu twinshi cyane uko biza umuntu wese akenera, kuko yari arwaye ntabwo byakuraga ko yari akeneye bino bintu. Ibi bintu rero yari akeneye ntabwo yari afite ubushobozi we nkawe bwo kubyiha. Nuvuga ngo hari abantu bamushobozaga kubasha kubona bino bintu yabaga akeneye. Yesu nashimwe cyane. Ubu ndimo ndavuga kuri rwa ruhande rw'abantu bandi ku giti cyabo, baragerageje barakora uko bari bashoboye gukora. Noneho hakaza ikindi kibazo kivuga igihe wenda aho kuvaho yabaga ajya ku kidendezi, agenda yikoreye iburiri bwaragenda, ariko aza ntago tubona uko yaje. Bivuye ngo bishoboke ko hari abantu bamuzanye atarabasha kwigenza ngo agere aho hantu, barahamusiga baragenda.
none se iyi myaka iyindi minsi yamaze ahangaha ategereje gukira yarabayeho ate? Yatungwaga nande? None se aba bantu ko bigaragara ko uyu muntu igisubizo aho cyari kiri bose barahabonaga, nuvuga ngo iyo marayika w'Imana yazaga, marayika w'Imana ntabwo yari yarabahaye orere, ntabwo yari yarabahaye timetable, ntabwo yari yarabahaye ingengabihe ibereka igihe azajya azira. Wabwira ngo wenda nzajya nza kuwa mbere mu gitondo saa 2, nongere ngaruke kuwa gatatu wenda saa 9, ngaruke kuwa gatanu saa 6. Ntabyo yari yarabahaye. Yazaga atunguranye, nta wari uzi neza igihe azazira. Hano akawe nibaza ngo ese kuki nibura aba bantu cyangwa se wenda inshuti cyangwa famiye habozemo umuntu umwe wiyemeza akavuga ati nibura reka nemere nitangira uyu muntu n'umuvandimwe, ngende nihe ukwezi cyangwa nihe amezi 2 ibyo ari byo byose, ngende nicarane nawe ndi standby, hanyuma igihe amazi azatangira kusa nk'ayihindurije nzamuterure mwirukankane mukubitemo ikibazo gikemuke dutaye. Kubera ko nta muntu wari uzi igihe marayika azazira, n'uwakabitekereje bati namenye azaza ryari. None se nzareka akazi kanjye ngiye kwicara kwa kanaka nzamenya kira kibazo cyawe kizakemuka ryari. None se nzagenda mwicara iruhande amezi 2 umuryango wagize uzatungwa n'iki cyangwa abandi bazavuga. Buri muntu wese akavuga ati wenda habaye kuvuga ngo azaza kuri uyu munsi kuri aya masaha. Byajyaga gushoboka ko hajyaga kuzaza abantu bazaza bakamuterura kuri uwo munsi bakamujyanamo. Ariko kubera ko nta muntu wari uzi neza igihe marayika w'Imana azazira, byagoye buri muntu wese kugira ngo yemeze afate icyemezo, afate risike, yavuga ngo ngiye ubuzima bwanjye nanjye ngiye kwemera nitangira uyu muntu, nemere ni akazi nkareke, nemere ibi n'ibimbireke, nemere ibi n'ibimbireke, hanyuma ngende nicarane nawe ni igihe kizagera mpaka marayika ibyo ari byose nancika rimwe ntabwo azancika bwa kabiri. Yesu nashimwe cyane. So nuvuga ngo inshuti y'umusaraba abantu ni beza baradufasha pe, ariko hari urwego runaka bigoye ku umwana w'umuntu yahagera, hari risike runaka zigoranye ku umwana w'umuntu yazifata ku buzima butari ubwe. Ureke no kuvuga ngo ubwe niyo bwaba umwana wenda ari nk'umwana ashobora kwihangana akabikora, no kuvuga ngo ari umubyeyi bikorera umwana nabwo gacyari igihe bidashoboka, kuko aruvuga ati ningenda nkicana n'uyu nguyu abandi bazatungwa n'iki. Yesu nashimwe cyane. Byari ibintu bigoye buri muntu wese abinshuti abumuvandimwe bende kugira ngo amenye igihe azamara yicaye hari ahantu, kuko nta wuzi igihe ikibazo kizakemukira. Nagira nkubwire wowe nkurikiye uyu munsi urimo witotombera abantu bakanaka barandetse baransuraga ntibakiza, baramfashaga ntibakimfasha, bajyaga bampa amafaranga ntibakiyampa, barandambiwe, barampararutse ntibakinshaka, ntibakigize gute. Nawe nugeraho ngaho bumve inshuti y'umusaraba, nawe nugeraho ngaho bumve, kuko hari aho byageze nawe ukavuga atari ko se ntabwo azi neza igihe cyawe cyo gutabara, ntabwo azi neza igihe ikibazo cyawe kizakemukira. None kugira ngo ubuzima bwe abushyire mu kaga nawe hanyuma akwitangira gupfire ni ibintu bigoye ikiremwa muntu, umwana w'umuntu kugira ngo abikore. Rimwe na rimwe tukazajya duciraho abantu urubanza ngo umuntu yakoraga ikinone yaragihagaritse, yajyaga akora ibi n'ibintu nta kibikora. None se wowe wagira ngo abikore kugeza ryari? Ikibazo cya ryari kiragoranye. Iyo uyu muntu iyo baza kumenya abavandimwe umunsi nyirizina marayika w'Imana azazira, ko bati ndabiza azaza uyu munsi, baba baragiye uwo munsi bakahagarara, wenda bashaka bakamufata no mu maboko bagahagarara hejuru y'amazi, hanyuma noneho marayika yabakiza bakamurekuramo akikubitamo. Ariko ikibazo cyari kumenya ngo ni ryari. Uyu munsi abantu benshi dufite, hari umuntu agira gutya akaza akavuga ati kanaka uyu nguyu reka nizire ku kwezi nkora iki niki, undi ati reka nizire ku cyumweru, cyangwa se reka nemere nkora ibi. Ariko iyo byageze ikibazo cya ryari kirananirana ku mpamvu nibura ebyiri. Iya mbere niyo nababwiraga yo kwibaza ngo ese bizagera ryari. Hakaba noneho n'iyindi ya kabiri ureke kuvuga ngo azajya, kuko nawe ni umuntu ejo aho yakuraga bwa bushobozi habura ntibuboneke, butaboneka, kandi ugasanga ntabwo ari buze kukubwira ibibazo cyangwa se kuganyira, kuko ntabwo wajya kuganyira umuntu nawe ubona afite ikindi kibazo. Icyakora hari igihe akwihorera akigendera ukamubura, wazajya umuhamagara akakubwira ati nta kibazo ndabizi, cyangwa se nzakureba, kubera ko bimva nta kindi gisubizo ari buguhe. Ako nyamara nawe wenda bwa bushobozi bwabuze. Ubu ni ku ruhande rw'abantu. Aho kugira ngo umucireho urubanza, jya ushima kandi ushimira Imana
kuri wa mwanya cya gihe byashobokaga akabikora, umusabira umugisha ku Mana, ntukamuvume. Kuko abantu nyine bagiraho ineza y'abantu igiraho igarukira. Ntabwo abantu bashobora kuba Imana, ntabwo byashoboka. Ntabwo umuntu ashobora kuba Imana. Umuntu ni umuntu, n'Imana ni Imana. Yesu nashimwe cyane. Noneho tugende aha kabiri kuri uyu muntu nyirizina, uyu noneho nyiri ikibazo. Nyiri ikibazo uyu nguyu yewe niwe mfite ikibazo cyane kurenza n'abandi. Kuvuga ngo yari arwaye iyi ndwara ye, hanyuma abantu bakamutwara bakamugeza aho yagombaga gukira. Hari ikintu kimwe ndimo ntekereza, ese uyu muntu yahamaze igihe kingana iki? None se muri we koko yari ahari, abona aho amazi ari, abona uko bigenda, yatekerezaga ko bizagenda gute kugira ngo azakire? Niba yarahageze akabona ko abandi umuvuduko bakoresha atawufite, imbaraga abandi bafite kugira ngo bikubite matazifite, ni yihe alternative cyangwa se ni kihe gitekerezo cyaje muri we? Yatekereza ngo icyo nshaka mbere na mbere ni ugukira. None ko mbona inzira ya mbere dashoboka, inzira ya kabiri irabiyihe? Yesu nashimwe cyane bwoko bw'Imana. Nayo muri mu kibazo cyawe ufite, ntuzahora utekereza inzira imwe yonyine. Oya, icyo ntuzatekereze ngo uyu munsi ndakora iyi A, niyanga ndakora plan B. Ahantu tutemerewe kugira plan B ni mu gakiza honyine. Yesu nashimwe cyane. Ko gukizwa no gukizwa ubyemera, niba ubyemere n'ubihakana wigendera ubihakane, ariko gukizwa inzira y'agakiza, inzira ijya mu ijuru, inzira y'umusaraba nimwe, nta ya kabiri hari. Ariko ahandi muri mu yindi si mu mikorere, mu uko tubayeho, aba muri business, haba mu kazi, haba hehe, uzahora utekereza ngo ese iki ngiye gukora ko mbona hano bitagishobotse, ntahe cyangwa mbigenze gute? None se niba mpageze nkasanga ahantu tugiye kwambuka ni harehare ikiraro, harazuzi gusimbuka, akaba ari usimbuka akambuka, kandi nka ntari bushobore gusimbuka ngo nambuke, nsubireyo urugendo ndureke? Cyangwa se ndatekereza ni ikihe kintu kindi nakora kugira ngo mbashe kwambuka ahangaha? Ntugire ngo abantu batekereje gukora ibiraro cyangwa se urutindo cyangwa ibitindo bijyanye n'uko umuntu abyita, cyangwa se bridge, abantu batekereje gukora ikiraro, nta handi ibyo bitekerezo byavuye. Yabageraga ahantu hari umugezi, kandi ukareba ushoboye gusimbuka arasimbuka. None se nihaza umukecuru udashoboye gusimbuka aragenda gute? None se nihaza umwana udashoboye gusimbuka biragenda gute? None se nihaza umusaza udashoboye gusimbuka kandi nawe agomba kwambuka biragenda gute? Baratekereza bati noneho reka duteme ibiti, niturangiza dushaka ibiti birebire tubirambikeho byambukiranye, tubyegeranye neza, tubizirike bikomere, hanyuma wa wundi udashoboye gusimbuka azageza biceho. Bamaze kubikora na babandi basimbukaga bari batari ko gusimbuka biravunana, reka twese tujye duca hara ku kiraro. Yesu nashimwe cyane. Iyo ugeze mu kibazo runaka ukabona kiragoye kucyumva, inzira ya mbere watekerezaga iranze, utangira gutekereza iya kabiri, uvuga ngo iya kabiri igomba kuboneka byanga bikunda. Niba inzira ya mbere natekerezaga yo kubaho nkamera neza no gukoresha diplome yanjye, nkabona akazi nkakora nkahembwa, none se ko mbona akazi katarimo gushoboka, iyi nzira ya mbere natekerezaga itarimo kwemera, niyo nzira ya kabiri diplome iranze, ubumenyi nakuye ku ishuri ntibugiye gukora muri this time, ariko mfite amaboko noneho nshobora gukoresha, kabona nubwo ntakoresha ubumenyi ariko nakoresha amaboko. Najya hariya bubaka nkazamura amatafari nk'ayabakwa amaboko ndayafite, najya hariya mu murima nkafatiswa nkahinga kuko amaboko ndayafite. Ikindi wenda ndabona bitemera ariko mfite impano gukina umupira kuko mfite amaguru, reka mbikore nk'umwuga noneho mbe umukinnyi w'umupira, kubera ko mbona ko umuko ntabure bigoranye, akazi katabonetse, reka noze uyu mwuga wo kuba umukinnyi w'umupira. Ndavuga ngo umuntu ni mugari cyane, ntuzatekereze gukoresha ikintu kimwe, uzatekereze. Niyo mpamvu n'Imana yaduhaye amaboko abiri, amaso abiri. Nubona kimwe kitemeye, tekereza ikindi. Yesu nashimwe cyane. Iyo umuntu ataramenyereye gukoresha ukuboko kw'imoso, iyo indyo yagize ikibazo yarwaye, atangira kwiga gutoza imoso gukora iby'indyo yakoraga, kubera ko inzira ya mbere itemeye, gutekereza inzira ya kabiri.
rero imyumvire ikintu kigoranye cyane ntabwo ari ikibazo cy'indwara uyu muntu yari yicaranye, ahubwo ari ikibazo noneho cy'imyumvire ye nacyo ubwacyo cyari ikibazo gikomeye cyane. uyu munsi rero abantu dufite ikibazo gikomeye cy'imyumvire yacu, tuzi ngo ibyo batweretse ni ibi, ibyo batubwiye ni ibi, hirya y'ibi ngibi nta bindi bishoboka. niyo mpamvu ubona tugira n'ibibazo haba no mu myigire, kubera ko twiga ibintu bya developinzwe n'abandi, hanyuma igihe turwana no gufata ibyo batekereje baba barimo batekereza ibindi. turarwana umuntu uyu munsi umuntu agenda ukabona wagana akaba turiya muntu n'umuhanga cyane, azi computer se ayizi gute? baba nguriye ngo azi gukoresha Excel neza, ngo azi gukoresha Word neza. mu gihe umuntu arimo arwana no gutekereza Word na Excel, no kuvuga ngo uwabikoze nawe uwabizanye warimo aratekereza ikindi kizabisimbura mu gihe bimaze kugaragara nkaho bigiye gutakaza agaciro. Yesu nashimwe cyane. tunavuga ngo hari igihe turwana no kureba ibyo batweretse, ariko kugira ngo dutekereze ibyo batatweretse ko nabyo bishoboka bikaba ikindi kibazo. Yesu nashimwe cyane. nigeze kuba niga muri kaminuza muri lisansi. hari nigaga ariko ngerageza gushakisha hirya no hino no gukorayo imirimo kwigisha kugira ngo mbashe kubona ko ubuzima bukomeza. noneho hari isomo twari turimo kwiga, twarigishwa n'umugabo w'umunyakenya. noneho kubera ko baryigishaga ntahari, naza nkatwara note nkajya gusoma. no kuvuga ngo narasomaga nkumva ibyo nge numvishije ubusobanuro nihaye, ariko bugatandukana n'ubusobanuro yatanze mu ishuri. noneho aza aduha test cyangwa se kati niko babyite ya mbere nk'isuzuma. noneho turakora, dukoze umugabo yandika ku rupapuro rwanjye ngo wasomye note zanjye ariko ntabwo wankurikiye mu ishuri ndimo kwigisha, abyandikaho. muri iyo minsi aho nigishaga muri segonderi abana babagiye mu biruhuko, noneho ndagaruka ndamwiga mu ishuri muri icyo cyiciro kindi cyakurikiyeho. kubera ko namukurikiraga mu ishuri arimo kwigisha, note sinazitaho cyane. bongeye kuduha kati ya kabiri cyangwa se ubwo test ya kabiri, noneho ndasubiza, arongera yandikaho ngo wankurikiye mu ishuri nigisha ariko ntabwo wasomye note zanjye. ariko amanota yarayampaga, ariko akandikaho icyo kintu. no kuvuga ngo byanyeretse iki? we kubera ko narasubizaga agakosora amanota, akavuga ngo nubwo mbikosoye ari byo ariko sibyo nige nari navuze. ariko kuba ibyo yavuze atari byo nanditse ntibikuyeho ko ibyo nanjye navuze ari byo. Yesu nashimwe cyane. dufite ikibazo gikomeye cy'imitekerereze cyo kumva ko ibyo batubwiye ari byo biri byo, ibyo twebwe dushobora gutekereza atari byo. ibyo ngibyo muri iki gihe mu Rwanda Imana ishimwe cyane kuko abantu bamaze kubona ko bishoboka. ako mu minsi yatangiye kera hari ikibazo gikomeye cyane cyo kumva ko umuntu hano mu Rwanda, uvuka mu Rwanda, ukomoka mu Rwanda, ufite ibisekuru mu Rwanda, cyangwa se we w'umunyarwanda, ubwo nivuga umunyarwanda n'uwo waravukiye muri Kongo cyangwa waravukiye muri Tanzania cyangwa Uganda, w'umunyarwanda ufite ibisekuru by'abanyarwanda, ashobora gutangira ikintu bo bitaga idini cyangwa se gutangira urusengero, Imana ikamuhamagara ikamuha izina ritari rizwi mu mazina amenyerewe yazanwe n'amatorero yavuye hanze, hanyuma akajya kuryandikisha muri RGB bakamuha ubuzima gatozi, agahagarara akavuga ubutumwa mu Rwanda hano ashingiye ku muhamagaro we n'itorero Imana n'imuhamagara Imana yamuhaye, n'izina ridakomoka muri ya mazina asanzwe azwi yose yakomotse hanze. byari ibintu bigoye cyane kumva ko umuntu yabona agaseka ati bariya barasaze n'abateka mutwe. ni gute se umunyarwanda ashobora gutangira urusengero? nize ararutangira gute? turazifite za kiliziya zirahari, kandi akumva yishimiye cyane kuba rurimo, kurenza kumva ko umunyarwanda warutangirwa wari urusengero rukomeye. nta kindi cyabiteraga, ni ikibazo cyaya myumvire, kumva ko ibyo abandi bazanye, ibyazanywe n'abantu runaka, ibyazanywe nibyo biri byo, ibindi ntabwo byashoboka. noneho niyo tugiye kwiga, abatwigisha twiga ibyo batweretse, ariko ibyo batatweretse ntabwo. niyo agiye kwigisha, hari n'igihe umwarimu nawe ashobora kuza kwigisha ariko agasanga nawe hari ibyamunaniye atajya amenya, agatoranyamo ibyo ashoboye akaba ibyo kwigisha ukagenda. ejo wazajya mu kizamini cy'akazi ahandi bakubita ikintu hari imbere ikibazo, ugatangira kwibaza ikintu uko nize konabilite, kino kintu uko ntakibonye. uwakwigishaga nawe ko atarakizi yaragisimbutse. torero ry'Imana,
nagira ngo mbasabe ngo nimuhindure imitekerereze, nimuhindure imyumvire, mureke kuba nk'uyu muntu wamaze imyaka ingana gutya. Yesu nashimwe cyane. Ahangaha yararyamye aho yarari, nagira ngo mbereke intege nkeya ze yagize za mbere. Icya mbere ni ukuvuga ngo kuba uyu muntu yaragendaga ntiyarakeneye umuntu umuterura, tubyumvikaneho. Muri igihe Yesu yamubajije ngo urashaka gukira, yaramubwiye ngo iyo amazi yihindurije ngo abandi bantanguye ndagenda ngo abandi bakantangamo. Bivuga ngo kugenda yarabishoboye, yaragendaga. Icyo atarashoboye wenda nk'umuntu wari urwaye, wenda imiterere y'indwara yari afite no kwirukanka kugira ngo asiganwe n'abandi. None se mu kwirukanka kwanjye guke, mu mbaraga zanjye nkeya, ntabwo n'iki binsaba kugira ngo nanjye mpagerere ku gihe. Yesu nashimwe cyane. None se niba batubwiye ngo dufite inama wenda iraza kubera iremera kuri stade saa 2 za mu gitondo, ntihagire ubura cyangwa kerererwe, twese twaba tugiye guhaguruka i Nyamirambo. Hari ufite moto, ufite amafaranga yo gutega moto aragenda, nashaka arahaguruka i Nyamirambo bibaye saa 1:45, ku minota 15 kuri moto arabageze iremera kuri stade. Hari ufite imodoka uruvuga ati wenda kubera moto yaje mu muhanda reka nihe iminota 30 ndahaguruka saa 1:30. Noneho hari n'uri bugende n'amaguru. None se niba ndi bugende n'amaguru biransaba guhagurukira kimwe n'uri butege moto n'uri butege imodoka? Hanyuma ninangiza ngo ariko inama bayikize kure kandi Yesu ifite uko nagenda kandi ifite amaguru. Niba aba moto bari bihaye iminota 15, uw'imodoka kiha iminota 30 kubera moto yaje mu muhanda, jewe umunyamaguru ndiha iminota ingahe kugira ngo mbengezeyo? Nshobora no guhaguruka mu rugo saa 8 za nijoro cyangwa saa 10 cyangwa saa 9 bijyanye n'imbaraga mfite nuko niyumva na igihe nakoresha kugira ngo mbegezeyo. Ntago rero kutabasha kugenda nkuko abandi bagenda ari excuse na rimwe ntibishoboka. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo mbwire ngo wowe nkurikiye, ntuzatekereze ngo utangire kwisobanura ngo impamvu ntabashije kugera kuri ibi nuko abandi bantanze, nuko abandi bize, nuko abandi bakoze ibi, nuko bazakubwira ngo kanaka niwe muherwe wa mbere mu gihugu dufite cyangwa muri quartier, ariko nujye kureba uzasanga atararangije na primaire. Ntago kwiga cyangwa kutiga ari impamvu yo gukena kwawe, ntuzongere kubyitwaza na rimwe, kubera ko hari yindi alternative yagomba gukoreshwa kugira ngo ubashe kugera ku cyo washaka kugeraho. Yesu nashimwe cyane. Ikindi nanone, uyu muntu niba yarabonaga ikibazo afite ari imbaraga cyangwa se ari kwirukanka abandi bakamusiga, iwabo bari baramugiriye fe baravuga ati ntago uzava ngo wirukanka uzasange marayika ari, ariko reka tukujyane hafi yaho bibera. Noneho iyo ni inzira ya mbere nababwiraga yo kugenda kare, ukwitegura kugira ngo uze kubasha kuhagerera ku gihe. Icya kabiri, niba numva kuva Nyamirambo saa 8 cyangwa saa 9 bitemewe, ese kurara kuri stade ko ntawe wahanyirukanye ngiye nkaharara hanyuma mu gitondo inama igatangira mpari byantwari? Ubwo no kuvuga mu gihe nta muvandimwe mfite hari hafi mu Migina, ntawe mfite hari hafi na za controle, ntawe mfite hari hafi hari ku buryo nibura naharara hanyuma mu gitondo nkajyayo. Niba ntawe uhari se ngiye nkavuga ngo ngewe nkagira nimugora saa 12 nkabwira abahari abarinzi nkabwira rero inama irahari saa 2 kari gihe nturuka kure nasanze nimva homva ntabasha kuyubahiriza ngeze hano, niyo mpamvu naje kurara hano kugira ngo ntakererwe inama. Uratekereza ko banyirukana? Ntago banyirukana kuko nabaye natekereje neza, kuko navuze ngo kugira ngo nkerererwe inama ahubwo reka nemere ngende mparane. Yesu nashimwe cyane. Rero hari iyo ni alternative ya kabiri. Uyu muntu ko nibura ubwo ndibaza nahoze ntekereza, ese aho yaryamaga hagati yaho n'ikidendezi yagombaga kujyamo harimo metero zingahe? None se ko none ugereranyije n'igihe yari ahamaze, ndaza kubera ko nabwo yari ahatinze cyane. Ndabereka impamvu igaragaza ko yari ahatinze cyane. Kubera iki atagiye akarambura uburiri bwe hariya hejuru ku mazi, cyangwa se yanashaka akavuga ati okay, n'ubundi sinzi igihe marayika azazira, niba abarinzi bahari hano kuri aya mazi nta murinzi uhari, kuko reka ngende nigire muri aya mazi mbemo kugeza igihe marayika azansangiramo, sinzacubira, nzajya hafi h'amazi atandengera. Noneho nicare hariya magumi, nimbona marayika aje nibirinduriremo ako kanya. Umuntu uzaturuka hariya muri metero 2 cyangwa 3 cyangwa 5 ntabwo azahantanga kandi ngiye niteye ku nkombe y'amazi.
iyo ngiyo ni ukuvuga ngo nibyo nababwiye ubushize kuri wa mugore wari urwaye indwara akamenya aho Yesu arakaza kwajya. Nababwiye ikintu cyitwa positioning, kugira strategic, kuba positioned strategically. Navuga ngo ugomba kuba muri position nyayo nzima bijyanye n'icyo ushaka n'igihe kiri buze kubera. Iyo ni strategic thinking. Ntabwo bavuga ngo noneho urumva hari igihe umuntu atangira kuba excuses ukavuga uti ngo yagize ikibazo cy'imitekerereze. Nta n'ubwo ikibazo cy'ubukene, ikibazo cy'indwara, ni ikibazo cy'imitekerereze. Kandi kugira ngo uzahindure imitekerereze y'umuntu birakomeye cyane. Ibyoroshye wa Evan wahindura ngira ngo n'imihanda, wahindura inyanja zigakamara kugira ngo uhindure imitekerereze y'umuntu. Biri ibintu bigoye cyane. Torero ry'Imana ndagira ngo mbasabe mwebwe abamenye Imana, nimuhindure imitekerereze, nimureke complaininga, nimureke za excuses nyinshi, ahubwo tangira wibaze ngo nakora iki uyu munsi, igihe nabigenza uyu munsi nakora iki. None se niba wenda mfite niba wenda nakoraga muri ministeri runaka, kandi wenda muri icyo gihe mfite akamashini kanjye mfite ka computer nagenda naganzi kwandika, none se ubundi ubu ngubu niba akazi kabuze kuki ntagenda nkafata akantu k'akaryango kangana nkacamo n'akamashini kanjye, hanyuma ngatangira kujya nandikira abantu. Ntatekereza ikintu aho kugira ngo nitere ngenirwa ngenda mpetse imashini nirwa mbwira abantu akazi kanjye karabuze kandi imashini ndayifite. None se niba ntayikoresheje basi nanayigurishije se nkabonamo igishoro nkatangira nkacuruza ibishoboka kuva muri icyo gishoro. Ko gudatekereza alternative ya kabiri bituma uhera hahandi wari uri igihe kinini ugahora complaininga, urekarama kanaka yaranze, kanaka yaranyanze, kanaka yantandeba, kanaka uvuga nawe afite ibibazo bye my friend, afite ibibazo bye nawe ushobora kuba utazi ingano yabyo. Yesu nashimwe uyu muntu kuki atatekereje ngo reka ndeba ahantu nahagarara hari buze kunyorohera ko nta muntu uri buntangemo. None iyo aza kujya mu mazi n'ubundi ko yaranarwaye, iyo aza kwicara ku nkombe akavuga ati wenda aka kanya nzajya nicara ku nkombe y'amazi ninasinzira mpasinzirire, hanyuma kugeza igihe marayika ari buze nta muntu uri buze kuntangamo. Ariko ushobora gusanga naho yararaga hari kuri, yararaga inyuma y'abandi kugira ngo azajye kubyuka no kubarenga no kugerayo, abari hafi bakaba bagezeyo. Ni ibintu bisaba gutekereza neza. Yesu nashimwe cyane. Noneho dore iyindi defo nanone, ikindi kibazo cyabayemo igihe yahamaze ubwacyo ni experience yagize n'umuntu watinze muri quartier. Kuki atatekereje ko abyaza umusaruro ko buriya ahantu hose haba senior na junior, na buriya seniority irakora. Hari umukozi w'Imana uherutse kwigisha, none atanga urugero ukuntu ngo higeze kuba ahantu higeze kuba amarushanwa y'abarwayi, akaba umurwayi wabaye wa mbere kuruta abandi kubera igihe yamaze kwa muganga. Yakoresheje experience n'igihe yarahamaze, ibyo babajaga n'ibyo bakoze arabatsinda. Kuki uyu nguyu atakoresheje ubu nararibonye ko buri hantu hose bayihaguha amasomo yaho. Igihe yarari hano yiziki, kuki atabikoresheje ngo nibura atangiye wenda anahaguruka atangire kuyobora n'abantu avuga ati rero ubu ngubu ahangaha tujya dupanga umuntu azajya agenda bijyanye n'igihe yaziye hano, waje hano atanga inomero, wowe jyaha, kuko ahantu hose hakenera order. Nibura akaniyemeni agaguruka agatangira kuyobora abantu akajya baha umurongo, wakwinjira akabwira ati wowe urajya hari, wakwinjira akabwira ati wowe urajya hari, wakwinjira ati wowe urajya hari, kuko waje utazi amategeko n'amabwiriza y'aho hantu aya n'igihe wayashyiraho akemerwa kandi ubundi ntayari ahari. Noneho yarangiza we akiha ya nomero ya hafi kuko ari wari uhamaze igihe. Ariko icyo yakoze nta kindi gusa yararyamye nagirosha arihwereza. Hari abantu bazi koko kwihwereza, kugaragaza amabaro ku maso, kugaragaza ko narenganye, kugaragaza ko abantu buriya nibabi bakugize bate. Umubi wa mbere w'ubuzima bwawe ni wowe, umwanzi wa mbere w'imibereho yawe ni wowe. Wowe nawe tekereza wibaza ngo ngewe nkanjye hano ndakora ikindi muntu ki, nkora iki n'iki nakora kugira ngo kime aya mahirwe. Ntago mumbabarire, ntago ndimo kwiba kuko ndabizi neza ko hari igihe gishobora kubaho umuntu akaborokwa wenda n'impamvu runaka zitandukanye, izo zo ntago ndi buzigemo. Ariko aho ngaho ubwo buzima urimo umazemo imyaka ingahe bwagufashije iki? Bwagufashije nese reka neneme nubwo bushomeri wenda umaze imyaka 10 20 kandi hari amazi 5 6 wakoze se na association k'abashomeri
mukishyira hamwe hanyuma mukajya mwicara mukajya inama mukazanatekereza muti noneho reka duhaguruke nk'ishyira hamwe ry'abantu bashomeri muri quartier tuzajye gukomanga hana tugende tuvuga ikibazo cyacu aho kugira ngo uririra hano ndarira wabegeranyije se nabo buriye kwiye abantu baye 3 4 5 hari giye mwababyaza umusaruro. Yesu nashimwe cyane torero ry'Imana ntago ndimo mvuga gutya ngo nyumve nk'umuntu wagezeyo uvuge utuye umupasiteri urimo kwigisha we yagezeyo oya ndakubwira nanjye nibwira ndimo ndigisha ni Imana ningirira neza uraza kunyumva kandi unyumve mu buryo buri positive ntunyumve mu buryo buri negative. Noneho dore ikindi kibazo cyari kuri uyu muntu Yesu araje wa marayika bahoraga bategereza buri munsi wazaga mu mazi harizi yaravuga ati kweri hano hari ikibazo gikomeye cyane hano hari umuntu hamaze imyaka myinshi watinze sinzi icyo ashaka ese yabonye akazi arahakora iki. Ikibazo cya mbere Yesu yamubajije yaramurebye yaramubaza ngo urakora icyanga urashaka iki hano aho kugira ngo amubwire ati ndashaka gukira ahubwo aramubwira ngo urabona ngo buri hari ibibazo byagiye biza amahanga hari n'ukuntu abantu hano batari fair hari ukuntu hazamo nyine n'ibintu by'ibimenyane hari uri usobanura mu biki umuntu yakubajije ngo urashaka iki nukuvuga ngo uyu muntu ntiyarazi n'icyo ashaka. Urashaka iki cyari ikibazo cyoroshye gusubiza ngo ndashaka gukira ko nicyo cyanzanye hano naje ndwaye naje nshaka gukira. Arangije ngo urumva ngo urabona ngo abantu nyene uravuga abantu bashaka iki washubije ibyo wakubajije. Hari abantu rero utangira kumaze se byagiye aturumva nyene hajemo ibi nibi habayemo abantu buri abantu nabo si beza yewe ne kanaka wabiteye baragiye bahangambanira barambeshyira bampimbira ibi ibyo bisobanuro byose urimo kuvuga ntabwo ntacyo bivuze kubijyanye n'ikibazo cyawe ku mikemukire yacyo. Yesu nashimwe cyane ntacyo bivuze kubijyanye n'imikemukire y'ikibazo cyawe. Ni Imana ibizi niba Imana ibizi irenganura barengana izakurenganura. Nanone niba ugiye niba ari n'umuntu ugiye kurenganura vugisha ukuri wibeshya kuko nubwira umuntu ibintu yatangira kwinjira mu kibazo cyawe akazasanga harimo ibintu wamubeshye azagenda ntazanagusezera ko azakubona nk'umuteka mutwe cyangwa umusazi. Ejo numuhamagara nuhurano yewe pa ikibazo cyanjye cyo nugize ngo ararebayo aha ntumenye ibyo bamutamikiye yagezeyo ntagaruka ntiyongera no kumvugisha ntabwo ari byo bamutamitse ahubwo yasanze icyo wamuhishe kandi kigaragara gifatika amaze kukibona arigendera ntiyagaruka. Hari abantu basobanura ibibazo nabi bakajya kiza urumva urareba nyine urumva ntabwo ari byo wowe vugisha ukuri uvuge uti byagenze gukena gutya aramuze ngo urashaka ngo ntabwo yarazi n'icyo ashaka. Iyi myaka yaramaze hano yarazi karwaye ntabwo Yesu yaravuze ati uyu muntu igihe amaze hano ko muwongeye kinini abaje nyuma ye baratashye ariko se barakora icyanga aramuze ngo urashaka iki hamwe ngo abantu baraza bakantangamo ngo bikire Yesu aramureba aravuga ati yewe hamwe niho bati kumba bazize n'urukundo rwavuga ati uyu ntazi icyo ashaka reka mugirire neza yigendera ava hanga kuko ntabwo azahava uko bikorwa byaramunaniye ubwo byamunaniye nahaguruka yigendere aravuga ati ngahaguruka ugende dore haguruka ugende amubwiye ngo nahaguruka agende undi ahaguruka ajya kwica amategeko. Nabwo ibi bintu ndagira ngo mbabwire ngo kuri giyewe hari ibyo ntemeranya n'uyu muntu. Bibiri yatubwiye ngo umunsi wari umunsi w'isabato ntabwo yari yemerewe kwikorera uburinga agende. Ese ko Yesu yaramukijije basi iyo yihanganamo hanyuma akavuga ati ndabizi igihugu ndimo gifite uburyo gikora n'imikorere yacyo n'amategeko n'ibiki birubahiriza hanyuma reka nihangane amasaha y'isabato nasoza ntahe ahako yahagurutse agenda avuga ati yewe ndagira ngo mbereke yuko ubone ba mwari mwaragize gute cyane ko nabantu no bambazaga ngo kibikoreye uburiri bwawe aho kugira ngo bashimishwe nuko yakize bamufashe gushima Imana uvuga ati yo wa muntu arakize Imana yamutabaye babanje kureba amategeko yabo mbere yo kureba ubuzima bw'umuntu. Iyi si ni kwimeze inshuti y'umusaraba ntuzagire ngo hari n'abagufitiye impuhwe nyinshi zo kukubyina no kumena amashyi ngo bakubwira ngo felicitation hari ukubwira felicitation ariko umutima ashira avuga ati kirahagurutse cyakanyago wambwira wa posting uti ndashima Imana ko abansengeraga nabonye akazi Imana ngo atarakabonye yagatsindwa ati kuko ndabigira nako yakabonye akabazwa nuko akabonye akavuga ati uyu murozi wanjye yarambeshye umupfumu yarambeshye yarambwiye ko nta kazabona narakabonye uwo munsi agatangira gusubira kujya gushaka undi mupfumu. Isi nikiteye abantu nuko bameze ibyishimo byawe ntabwo bivuze ngo ni ibyishimo by'abantu bose. Baramubaza batangiye kujya mu mategeko mbere yo kureba ubuzima bwe imyaka yaramaze uko yarabaye aho kugira ngo barebe ubuzima bareba amategeko yabo. Ntese nawe ko yari yazi iyo yihangana
icyo bamubaje ni bamuje kuko ugenda banone kuki wikoreye uburiri ku isabato iye nabusiga uburiri bundi yararyamye iyo myaka yose iye nabusiga akagenda kunumva bwari bwaranashaje ibyo ari byo byose iyo abusigira abarwayi bashya bari baje bakaburyamaho arahagurutse Yesu amugiriye neza aramukije yikuruwe n'isakamburo ryose araryikorera ryanye bwoko bw'Imana iminota irimo iramfata amasaha yandangiranye ariko ku cyumweru tuzakomereza hangaha n'ubundi hanyuma kuko turacyarimo kuvuga ku mitekerereze y'uyu muntu ukuntu yamuhejeje hari akamara imyaka yose nkusaba nawe kugira ngo uhindure imitekerereze yawe bikorohere guhaguruka aho hantu uri ko imyaka umaze aho ngaho biragusaba guhindura ibitekerezo nta kindi si ukumenyana n'abakomeye no guhindura ibitekerezo si uguhindura karitsiye no guhindura ibitekerezo si uguhindura imyambaro no guhindura ibitekerezo si uguhindura inshuti no guhindura ibitekerezo kuko ibyo wahindura byose utarahindura ibitekerezo byawe ntacyo bizakumarira ubwo uhitanyiva ngo buriya nazize bakana katugendana niyo mpamvu wenda barambeshye ntabwo ikibazo si abantu ikibazo ni wowe nanone hindura imitekerereze yawe tangira gutekereza ngo iki ko kiba mbere kitashobotse n'iki kizashoboka iki ko cyanze noneho nkora iki nutekereza ikintu kimwe gihe cyose uzamara imyaka nk'ingi uyu nguyu yaramaze dore ry'Imana rero navuze ngo Imana ya Abrahamu na Isaka na Isirayeli baho umugisha kandi bagirire neza mugire icyumweru cyiza iki cyumweru tugiye gutangira kizabera icyumweru cy'umugisha ubwo tuzongera duhure ku cyumweru nk'aya masaha tukomereza ahangaha tureba ku mitekerereze n'imyumvire y'umuntu yamuhejeje ahangaha nkusaba we guhindura yawe kugira ngo wari utinze uhaguruke kandi vuba wihuta cyane Imana igendane nawe Imana yo mu ijuru icyubahiro n'icyama ndagushimiye kubwa buri muntu wese wakurikiranaga iri jambo reka umwuka wawe wera akomeze kumusanga kandi amusobanurire byinshi kurutaho hanyuma mwami rihindure imitekerereze yacu rihindure imvugo zacu rihindure imigendere rihindure buri kimwe cyose kugira ngo natwe tubashe kubaho abahindutse mwami urakoze kandi turifuza kubaho ubuzima bugaragaza icyubahiro n'amashimwe byawe icyubahiro n'amashimwe n'ibyo mu izina rya Yesu amen Imana ibamugisha cyane nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose kugirirwa neza n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa n'umukozi w'Imana Pastor Gisagara Frank uyoboye itorero Kabuseri Christian Church cyangwa se icyicaro cy'umutambyi iki kiganiro mugikurikira kuri radio Umucyo 102.8 cyumweru guhera ku isambiri za mu gitondo kugera ku isambiri 45 itorero Kabuseri rikorera mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu igihe ukeneye umushumba w'itorero Frank wamuhamagara kuri telefone igendanwa ni 0788400088 cyangwa se 0788469884 ni 0788400088 cyangwa se 0788469884 turakurarikira kandi nawe kubana natwe mu kiganiro kugirirwa neza ntamarira